wasanga nta biryo biri. Ko nta biryo birimo koko. Cyane papa wabiriye. Sha papa ntabwo yabika. Ni umuntu w'umugabo kandi aranadukunda. Ko numva papa abyuka nijoro. Asanga bagiye kunyara. Ubu nta kintu kiri mu nzu ngo duteke. Cyahise kakazi kabuze. Hari amagi abiri ari mu nzu. Noneho tuyateke. Ariko papa bimenye yatwitse. Nashaka twize. Papa ingeso yo kwiba ajya yigira. Aha! Kanjye kureba mu nzu nimba ayo magi aha. Muri minsi ndagasiba ibintu byaranze y'abatata wiwe hano kwasa gucyara ubuze umugore yagiye he mama kibwetere yagiye hera subuna abana bariyo ngo nanjye ngo nagiye muri siporo ngo muri siporo ariko buretse ndaje nkwereke njye kureba abana mu nzu nibo bahari. Ngiye guteka aya magi. Rage rimwe nanjye ngirindi. Nta kibazo. Amazi arahari. Ayahari. Mwihaye amagi rero muratera se mubona muri inkoko nta soni amasafuriya twirirwa ku mihana twirirwa mu mishiki furiya usubundi mama wanyariye reba ukuntu hano nagukoropa nako gite mwigize abantu bakuru ngo bamwe ngo bote ngabana ngo subye nibikiba wambaye imyendo rarana niyo ugomba kuguma nta soni bana bikigiye musigiye musuzugura ubundi wagira ngo nta soni koko. Ariko papa usigaye mwibiki. Subibona ni itabi ryinshi. Ubundi myaka arimo imwemerera kunywa itabi. Abagabo b'iyi minsi bigize abasore. Aya magi tugiye guteka nagakoramo. Nakoramo tumukinuki. Tujye guteka. Rero tugiye guteka rero sasa. Ababyeyi b'inshi batazi uburere bw'abana. Reba papa ajya kuvoma. Ndabizi ko akunda uburiri wasanga yagona. Cyangwa aryamye ndamuvuga. Byana by'iki gihe biba bimbyutsa umuntu azaba yiryame yiriwe mu mihana aryamye abana ngo nimbyuke si unugo ngo ninjye kuvoma ubundi mama wanyu yajya avoma kabagabo natwe twarushe tuzagera ko bashakira ibyo kurya imirire iki ngaho koza abana guteka hajya ngo n'uburinganire ntabwo njye najya kuvoma mwene muzehe si ubwo ngubu njye najya kuvoma abana babiri hano bangana cyane nabyo biba bisuzuma. Ejo bundi sinagukubise. Nabizi rwose warankubise pe kandi urabizi ndakubaha rwose kana keza nabizi ko nkubaha rwose ikintu cyose umbwira nukuri kano kana ndahita nyikora urumva nukuri ndahita vuga zina kansuka y'amazi tujya kuvoma rwose nukuri rwose kandi ndahita ngenda mvome rwose wana amazi undi mvome ibidomoro byose nukuri rwose utavuga ujya kuvoma ingo rwose umva ndavoma tugamyeho gatoya tugiye kuryama n'ubundi bidatsi birangiye Uwiteka ugaraturingira aya magi ariko ngewe ngo njye kuvoma kabagabo twaje ngo ngiye kuvoma ye abana bari kurya amagi harahijya abana barya amagi babyibuhe bagira inda bagira amabuno twebwe abagabo tunanuke subi cyangwa kuvoma muri nyirantare ngo arapfiriye hose abana basigaye ari umugore yiwe yizererera ngo nukuza ndukaho inzoga ngo ndi nyiramuruho ntasoni ariko kanze nkwereke ntago nabyemera ari amagi nanjye ngiye kugenda njombe murimo urumva gende nanjye ndirya ku mugezi ntasoni
Usubira nabariyo. Bariyo ndakasikito barita. Nabariyo we. Oni yahiye. Mbega ukuntu ngiye kumva umufa w'amagi we. Ngiye kumva umufi w'amagi. Urumva ubundi nanjye mbyibuka urumva kubera inzoga ubu nazire ngiye kurya amagi urumva kanze ndebe karimora subarimo ibaze nsanze nayo arimo arimo we Yesu we amagi arimo yanahiye man sumfatisha ikihe kiba oya ni umwanda sumbi Data we sunda Imana yarahiye man umva iginda umva ndarijyanye ndagase umva ngewe wenda shiremo wenda urumva ko rari kunyotsa urumva ariko ntabwo nagenda ntari tono kandi kuramo ndabizi jyankonge urumva handa ngende ncunga ko urumva ngende ncunga kanze nande ukuntu hano nabigenza yemwe Papa Kibwa baba barimo ra yemwe aba Papa Kibwa nubaha bagihera Papa Kibwa urahita ubona hano Papa Kibwete ariko waraza kumanga baza Papa Kibwete arimo ra ariko ngisaidi Papa Kibwete abagabo baza kumanga wewe fonga kwa dufitanye gahunda abana ndamushaka rwose ariko ndadufitanye ngisaidira mureka kuza gukomanga kuzi ibintu uri kwisaidira bitarangira wowe mwana we gukomanga we bangu kuzumena nimero ya telefone we namuhamagaye nakwiyabi fonga cyangwa araryamye uri kumumisha sha wapi genda apundi mu mwana ari kuvugira hera Papa Kibwete nawe Papa Kibwete abona abantu baha ngaha banyure mba ntabari bagiye basiga n'isafuriya hano zarana nifitiye ya batetse utugi baturekera hanze zarana nifite umva yanahoze yahiye kare bari bagoswe aza kumenya ibyo ari byo nta muntu wambonye se Shahiri jinda kaskibari. Berajana ntacyo uze Papa Kibwete ariko mbonye ndaritsindiye ariko ndarijyana pe